La pace sia con tutti voi. Cardinalis Cambanda, Spondeo, Voveo. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and I know leaders when I see them. Ibiti by'imimuri byahoze biteye mu gace paruwasi barizwamo niho havuye izina Mimuri. Mu mwaka wa 2015 paruwasi Rukomo ibise biyikomereye niko kwibaruka iyi paruwasi kuri ifite abakristo 13 n'imisago. Gusa uyu munsi wa none sindi buvuge byinshi ku mateka, gusa uraza gusanga hari itariki yinjiye mu mateka asanzwe y'iyi paruwasi. Ndabizi benshi muri mwe amatsiko ni menshi, ariko se ko bavuga ko inkuru mbarirana ituba, nawe niko byemera. Uyu munsi ndagira ngo iyi mvugo ize kuba oya, ahubwo bize kuba biterwa n'umubara nkuru. Nitwa Pascal Habineza, nasuhuje buri mwe wese unteze yombi kandi mbahaye ikaze. Tariki ya 20 Nyakanga 2025 muri paruwasi ya Mimuri hashinzwe umuryango w'abaririmbyi b'abana Pueri Cantores. Umuryango mpuzamahanga mu Rwanda watangiriye muri Diyoseze Gatolika ya Kabgayi. Ubu paruwasi ya Mimuri yabaye ya kane mu maparuwasi 25 ya Diyoseze ya Byumba mu zifite Pueri Cantores. Inagira itorero ry'119 mu gihugu hose. Abanyamuryango 138 ni uyu muryango watangiranye nyuma yo gukora amasezerano yakiriwe na nyiricyubahiro Musenyeri Serge Nzakamwita, umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Byumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ari nawe wayoboye uyu muhango. Mu butumwa bw'uyu mushumba yibukije ko iyogezabutumwa rihera mu ngo, anasaba abakoze amasezerano gushakira Yezu inshuti hirya no hino. Uko rero ni ibyo ngibyo nigira ngo nongere nibutse ko iyogezabutumwa muri diyoseze ryacu rihera mu ngo. Uyu munsi rero itsinda ry'abana akaba ari ryo ryaduhurije hano, cyane cyane abana bibumbiye muri Pueri Cantores. Twabashimiye rero, mukomeze mushakire Yezu inshuti mu rubyiruko, mu bana. Yezu ahabona inshuti nyinshi anyuze kuri mwebwe, ari abo ngabo nyine bari mu itsinda rya enfance missionnaire, ariko hakiyongeraho rero n'utwo dutsinda tundi tunyuranye turimo na Pueri Cantores. Muhagurukire rero mbaho umugisha, ubaherekeze mu abanyamigisha. Burya mu buzima biba byiza iyo wihaye intego kandi ukayigeraho. Ku rundi ruhande birababaza kwiyemeza ikintu ugakomwa mu nkokora, hakaba naho icyo gitekerezo kizimye burundu. Nyuma yo kubona ko igitekerezo cye gishyizwe mu bikorwa, agahuza amajwi meza y'abana muri Pueri Cantores, Padiri mukuru wa paruwasi Mimuri Narcisse Rurenga avuga ko iki gikorwa kizakurikirwa n'ibindi birimo no gukomeza guha abana ubutumwa bwo kuririmbira Imana, bafasha imbaga y'abakristo gusingiza Imana. Twishimiye uyu munsi mwiza twagize, twishimiye ibi birori byo gutangiza ku mugaragaro Pueri Cantores muri paruwasi yacu. Akaba ari intangiriro, ntabwo ari iherezo, bizakurikirwa n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kugira ngo noneho abana benshi bashoboka bari muri Kiliziya Gatolika bitabire ubutumwa bwo kuririmbira Imana, kuko uko twabibonye bafasha imbaga y'abakristo gusingiza Imana uko bikwiye muri ya majwi yabo, bigatuma nyine twumva ko mu gitambo kitagatifu cy'Ukaristiya dufatanije koko n'imbaga y'abamarayika n'abatagatifu b'Imana gusingiza Nyagasani tumwita nyir'ubutagatifu. Ababyeyi n'inshuti zabo bose bashimishijwe n'iby'amaso yabo yiboneye, maze ubwabo bahamiriza imbere y'akuma gafata amajwi sound recorder uburere n'ubumenyi bitangirwa muri Pueri Cantores, maze baniyemeza gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'uyu muryango. Naho abakoze amasezerano bo
bizeye ko impano zabo zigiye kujya ahabona. Uyu munsi twishimiye kwinjira mu muryango w'abana b'abaririmbyi. Icyabinteye, umwana iyo atangiye kuririmba ari muto akura abizi cyane. Iyo wageze mu muryango w'abana b'abaririmbyi ubasha kubona umwanya wawe mwiza ugasubira mu ndirimbo. Twishimiye uyu muryango kuko abana bajijutse kandi no kuririmba bagiye kuririmba, bazakore bazi kuririmba neza. Ubundi n'ubusanzwe tuvuga ko uririmbye abasenze inshuro 3 cyangwa se abasenze 3, kandi buriya Imana iyireba umuririmbyi imufasha cyangwa se imuha umugisha mu isengesho. Mu by'ukuri uyu muryango ni mwiza cyane, watwubakiye abana kandi tubari inyuma. Byari ibirori byiza byayobowe n'abashingwa birori babizobereye, bakabiniti mu ntiti, intyoza mu kuvuga, bajya mu karuhuko itorero rigakomeza kuvuna sambwe mu mudiho umwuva mu itako, maze abari aho bakaryoherwa kugeza n'aho wasangaga n'abafite gatushi bahaguruka bagafata amajwi n'amashusho ngo bereke abasigaye imuhira. Gusa byari live kuri Pacis TV ndetse na Radio Mariya Rwanda yari habaye. Yewe ubu wanyarukiraho ukihera ijisho. Maze rero ndabona amasaha ahuje imyambi, umunsi uciye ikibu, nkundira duhuze ibiganza, mushimire umwanya wampaye kugira ngo iyi nkuru nyikubarire nta gishyika. Dushimire kandi paruwasi Rushaki yibarutse Paul Kantore Simimuri, maze tubwire igihengeri tuti habura iki kuzakwibaruka yiteguye. Naho ubutaha, nitwa Pascal Habineza, mugire amahoro.